abakristo bo muri iyi minsi rero tugenda dutega ibigori. Wajugunye ibigori imbere, umuhanuzi agahita atoragura. Uko utoragura niko uhita ugwa mu mwobo. Wajugunye ibigori imbere, abantu benshi bakabikurikirana. Ariko Imana irashaka ko twibuka ubuntu bwayo, twibuka agakiza kayo, kuko agakiza kayo niko karimo umugisha wacu. Birababaje, cyaba urugo, cyaba itorero, cyaba umuhanuzi ku giti cye, twese dukwiriye kwanga ibigori kuko tugenda duhura nabyo. Umuntu ashobora nko kuza akakubwira ati reka nguhereze 20,000 uhanure gutya. Ibyo bibaho. Wumve ko urimo urava mu buntu bw'Imana. Nutabyitaho ibyo wumvise, ntiwite ku by'Imana yakwibwiriye ubwawe, uratembagara kandi ugihagaze. Waba umukobwa, waba umusore, waba umugabo, waba umukristo, waba ndetse utarigeze ugira n'idini na rimwe ubarizwamo. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane kutwakira. Murakoze. Amazina nitwa Irankunda Theogene. Yego. Nkaba ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR. Paruwasi yanjye ni Bugarama, mu karere ka Rusizi. Itorero ni irya Kibangira. Nkaba ngeze hano rero kugira ngo tuganire, ariko by'umwihariko nkaba ndi n'umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, nkaba n'umuvugabutumwa. Ariko uyu munsi wa none, kuko Yesu arashaka gukiza abantu, ntabwo ashaka kubaroha. Umuntu ntiyumvishwa n'inkoni, ahubwo yumvishwa n'ijambo ryoroshye. Yesu yabwirizaga abantu aboroheye. Yesu yabwirizaga abantu abibutsa, abacira imigani, kugira ngo barusheho kunyurwa, bumve cyane, ubundi bazirikane. Nibarangiza kuzirikana, babashe gukora iby'Imana ibashakaho. Tugiye rero kuganira ku ijambo rigufi turi busome mu rwandiko rwa Yuda. Reka duhere mu Baheburayo. Abaheburayo igice cyaho ni icya 2, turahera ku murongo waho wa mbere dusome kugeza kuri 3. Haravuga ngo, nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Dusubiremo. Nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. 2, ngo mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutabyumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamiririzwa n'abamwumvise. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iri jambo rero rifite umutwe uvuga ngo kutirengagiza, kwita ku gakiza gakomeye. Niba uzi amasezerano ufitanye n'Imana, niba uzi agakiza wahawe uko wahamagawe, hari ijambo rivuga ngo mugume uko mwahamagawe, sibyo? Ntabwo ukwiriye kubikerensa, kuko aka gakiza niko Imana yibuka ko ifitanyeho nawe umwenda, ikakakurindiramo. Nsubiye inyuma gakeya, iyo buriya burozi ntaza kuba mfite agakiza ngo mbe mfite amasezerano mfitanye n'Imana, mba naraburiye n'umuryango wanjye tugapfa. Hari ikindi ntavuze. Hari inkuba yoherejwe insanga mu cyumba cy'amasengesho. Umukozi w'Imana witwa Jean d'Amour Bucyanayandi, nari ndi mu cyumba cye cy'amasengesho. Nkihagera saa 12 za mu gitondo, noneho aratubwira ngo musenge kuko hagiye kubaho impanuka. Tugira ngo ni impanuka y'umwana kuko umwana yabaga kwa nyirakuru.
saa saba akavura kaje ari gake cyane, aravuga ati abantu bose nibasengere mu mutima, ntabwo mvuga ngo mwumve. Haje inkuba yinjirana mu kirahure cyari cyaramenetse kubera umusambanyi wari kurwana n'umuhanuzi. Ako kera we, ibyo birangiye inkuba irinjira insanga ahantu nubitse umutwe ndi mu isengesho, irankubita iranterura, inkura mu nguni n'indi mwintura mu yindi. Abakristo bose babireba n'uyu munsi barahari. Sinigeze ngira ikibazo, sinagangahuwe, sinagize gute. Inkuba imbuze kandi bigaragara ko yankubise, iramanuka imenagura ikigega cy'amazi cyari kiri ku muturanyi. Iyo nza kuba ntafite agakiza ngo nkarinde, ngo mbe nkitaho, mba narapfuye. Ariko Imana yibutse ibyo yagivugana nanjye, kandi yongera ireba ibyo nzayikorera, kandi izakorana nanjye. Ubwo turi kugakiza. Ikindi, iri jambo ry'Imana ni ijambo uhereye ku murongo waho wa mbere ryavuze ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Nutabyitaho ibyo wumvise, ntiwite ku by'Imana yakwibwiriye ubwawe, uratembagara kandi ugihagaze. Waba umukobwa, waba umusore, waba umugabo, waba umukristo, waba ndetse utarigeze ugira n'idini na rimwe ubarizwamo. Kuko turabizi ko hari abakora ibyaha byinshi bari no mu idini, ugasanga n'utaririmwo niwe wapfa kugereranya, ariko nawe imirimo ye ntahiba yandikwa, byose bari impfabusa. Ni ukuvuga ngo ukwiriye kwibuka ubuntu bw'Imana cyane ku bantu bavuganye n'Imana, kugira ngo udatembanwa ukabivamo. Ku gice cya kabiri havuze ngo mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutabyumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye. Hari ibicumuro umuntu akora, hari imirimo mibi umuntu akora yitwa kahagaze, yirengagije kagakiza Imana yamukirishije, yirengagije amategeko Imana yamutegetse. Nge natangiye mbabwira ko Imana yambwiye ko ishaka kuzakorana nanjye. Ivuga ko nindamuka mbaye nk'abariya bose navuze hejuru, nanjye umurambo wanjye utazashyirwa mu gituro. Cyabikoze abantu bashobora kubimbeshyera bakagira gute, ariko ibyo nabyo ni rya shuri. Ishuri ry'umukristo rirangira yashyizwe hehe? Yarengejweho igitaka, umubiri we warengejweho igitaka. Ariko noneho imirimo mibi, imbuto mbi, byumvikanwe ko ngo habonetse igihano gikwiranye n'ibyo iyo mirimo yakoze. Noneho gatatu, ngo twebweho tuzarokoka duti nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise bose. Imana ishimwe. Ako gakiza twe tuzakizwa dute nituramuka tukirengagije? Bizagenda biti? Reka twumve n'ubundi mu rwandiko rwa Yuda, ubundi dusoze urwandiko rwa Yuda, umurongo waho wa 3, none tugeze kuri 6. Havuze ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka, n'abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu,
ndashaka kubibutsa, nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bwa Isirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo y'Imana twakomeje kumva hazamwo agakiza, uburyo dukwiriye gushishikarira gushaka agakiza tubonera mu mbaraga za Kristo. Icyo rero tugarukaho kuri iri jambo, banza wibuke amateka y'ubuzima bwawe, wongere wibuke aya h'ejo hazaza, kuko abantu benshi nubwo batazi igihe bazapfira, ariko bazi igihe bazakirira. Kuko impamvu igihe uzakirira Imana yagiye ivugana nawe ko izakurinda, ntabwo izakurindira mu muyaga, ahubwo izakurindira muri ka gakiza. Agakiza niyo ntwari kurinda. N'ubu utagifite agakiza wumve ko udafite kubaho. None rero hari ikintu gishobora ngo kuba cyarinjiye muri twe, cyamaze gusesera. Dukwiriye kucyitaho, ukagishakisha, ukareba aho usengera, ukareba aho ubwiriza, ukareba abo ubana nabo, ukareba ababaye ba mwarimu bawe. Ntiwite kubita abanzi gusa, urebe impamvu uriho ndetse n'icyatumye ubaho. Ibyo ngibyo nurangiza, iki kintu cyakwinjiriye nicyo tugiye kuvugaho. Tugiye kuvuga uburyo cy'umuntu asesererwa, yamara gusesererwa ntaba akigaruye. Umutego w'inkoko uwo twita ibigori murawuzi. Inkoko iyo ushaka kuyifata uyitegesha ibigori, buri biyifata byoroshye. Abakristo bo muri iyi minsi rero tugenda dutega ibigori. Wajugunye ibigori imbere, umuhanuzi agahita atoragura. Uko utoragura niko uhita ugwa mu mwobo. Wajugunye ibigori imbere, abantu benshi bakabikurikirana. Ariko Imana irashaka ko twibuka ubuntu bwayo, twibuka agakiza kayo, kuko agakiza kayo niko karimo umugisha wacu. Birababaje, cyaba igihugu, cyaba urugo, cyaba itorero, cyaba umuhanuzi ku giti cye, twese dukwiriye kwanga ibigori, kuko tugenda duhura nabyo. Umuntu ashobora nko kuza akakubwira ati reka nguhereze 20,000 uhanure gutya. Ibyo bibaho. Wumve ko urimo urava mu buntu bw'Imana. Umuntu ashobora kukubwira ngo igisha gutya kugira ngo bigende gutya. Urimo urava mu buntu bw'Imana. Uwo ni umutego w'inkoko. Kandi iyo wamaze gutegwa uwo mutego, ntabwo Satani ushobora kugira gute kumucika, ntabwo bishoboka. Bivuze ngo tube maso, aka gakiza tukarinde. Tube maso, twibuke iby'Imana yadukoreye, twibuke aho twavuye. Uzi umukobwa watezwe umutego nk'inkoko? Uzi umubyeyi watezwe umutego nk'inkoko? Uzi kubona umugabo wagukubyeho agafaranga aragutega amagambo meza ashyeshye ngo uwo ni umutego nk'uw'inkoko. Nzakugirira gutya, nzagukunda, ukwezi kumwe akaba arakujugunya, akakugura aga smartphone, akakugura iki, akagira gute, nzakujyana muri Amerika. Nyamara yagera ku ntego ye, wamaze kugwa muri wa mwobo tayari. Twange imitego, twishakire iby'Imana ishaka ko dushaka. Imana yavuze ngo mbahaye imbaraga, gututubikana ko mu maso hayo niko kuzabahereza umutsima. Tureke kwirukankira imitego y'inkoko. Igihugu gifite iyo gahunda, umwanzi nubwo yaza baravuga ati apana, turishoboye. Ariko iyo utabyitayeho wisanga waguye muri ambushi y'umwanzi. Murakoze cyane rero bakristo, nimushaka kubimenya mujye mukomeza musome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa Yuda. Usome iki gice cyose, ni igice kimwe murabizi. Musome uru rwandiko rwose rwa Yuda, muzabasha gusobanukirwa, mumenye, mufate n'ingamba z'uko mudakwiriye gukomeza guseserwa kandi mutegwa imitego y'inkoko, ari byo bya bigori,
ari bwa bufaranga, ariyo ya mvugo nziza, kandi mu mitima iri guturukamo ya magambo nta bwiza buhari. Mube maso, ijambo rizima ni rituruka mu mutima ukijijwe, rikwihanganira mu bigeragezo. Ariko ijambo rishyeshyenga rizana utuhenda abana. Wirinde kwakira uduhenda abana. Niba uri umuhanuzi utazashwana n'Imana, niba uri umushumba